nibizi kabisa. Okay, iyi ni ikiganiro Class Vibes nkuko bisanzwe, aho nza mbabwira updates zigiye zitandukanye. Muri aka kanya rero tugiye kuba twahera ku muhanzi Bushari cyangwa se Bushido aka Bushari the Trigger, aho minsi yashize yararimo arakora icyo bita gukirika. Kirika rero ni indirimbo nshyashya Bushari yasohoye, akaba ari indirimbo twanahereyeho muri kino kiganiro. Ni indirimbo ba Prince nayo nasabye ko banza bakadushyiramo indirimbo tukatangira dukirika kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane kabisa. Rero abantu benshi abakunzi ba muzika nyarwanda ushobora kwita bibaza impamvu ari indirimbo mereho mu kiganiro Class Vibes gusa, ariko nta yindi mpamvu, kuko Class Vibes tubazanira ibyiza gusa, tubazanira kandi ibigezweho cyane ko tuba turi ku updatinga mu buryo bwose. Indirimbo Kirika rero ni indirimbo navuga yasohotse mu minsi yashize, nta kimwero gishize, isohoye n'umuhanzi bita Bushari. Akari indirimbo ndi kugarukaho kenshi cyane bitewe nuko nyine ari indirimbo iri kubica bigacika, ndetse kandi akaba ari nayo ndirimbo navuga ya mbere uwo bita Bushari yaje kuba yakora icyo bita agatwiko cyangwa se kuyitwikira. Ni murabizi Bushari ni umuntu udasanzwe akora utuntu tw'udutwiko, ariko mu minsi yashize byaje kuba ngombwa ko abigakora. Ako gatwiko nta kandi rero ni agatwiko kajyanye nuko yafashe umwe mu banyamakuru bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita DJ Adams kuna no kurwanya umuziki nyarwanda, kanenga akavuga ati indirimbo ni nziza, indirimbo ni mbi, ariko uwo bita DJ Adams aravuga ati reka njye mu itangazamakuru mvuga ukuntu wowe Bushari ngo nagugurije miliyoni n'igice ukanyambura, mvuga ukuntu ngo wagiye mu bapfumu, ibintu nk'ibyo tu just urumva ni ibintu bapanze bo ubwabo. Muri aka kanya nubwo nyine abantu benshi batarabyemeza cyangwa icyako nawe ubirebye umva ko ni ibintu bapanze, kwa ngo nyine umunyamakuru yagurije Bushari miliyoni 1 n'igice, cyane ko abantu benshi bakora ati se wo DJ Adams urimo uravuga ibyo ngibyo yaba ayo mafaranga yatunze cyangwa yaba ari impamvu. Rero DJ Adams rero kandi akaba yaravuze ko yamugurije ubwo aragiye gukora video y'indirimbo y'ingibi bita Kirika, igihe Bushari yagiye kujya Dubai, ariko nyine Bushari akarimo arabihakana avuga ati reka uwo ngo arimo arabeshya cyane kabisa, kuko nta mafaranga yamaye, ibyo ngibyo nibyo ari kubeshya. Turagaruka kuri Bushari kandi turasa nk'abinjira mu mateka yewe, cyane ko mu minsi yashize yatangaje ko kuva kera yakundaga uwo bita Bulldog, cyane ko ngo aho yigaga yitwaga Bulldog muri troncome nyine mu masegonderi za 9 yitwaga Bulldog, ndetse kandi anerekana urugendo rwo rwa muzika, cyane ko nyine muri iyi minsi avuga ko ibintu biri kugenda bigenda neza, gahunda ze zose ziri kugenda zicamo, Imana iri kubiha umugisha, kuko yagiye akora ingendo nyinshi, yagiye akora tabati nyinshi zigiye zitandukanye, ariko Imana irimo iramuhereza umugisha kugeza asigaye ajya Dubai akajya gukorayo video. Ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu bigaragaza ko muzika nyarwanda abantu bari gutera imbere, cyane ko Bushari ari umwe no mu bahanzi bihirinze cyane, umwe mu bahanzi bihirinze ku rwego rwo hejuru, cyane ko anavuga ko uwo nguwo umunyamakuru uriya munyamakuru wamamaye ari we munyamakuru wa mbere wakinnye indirimbo zabo we na gengeye, nyuma akaza kuba yaza kuvamo icyamamare kuri ubu ngubu, akaba arimo arashimwa na bose, cyane ko anahagaze neza, navuga ko ari umuhanzi wa mbere ukora amastage ameze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero tukiri kuri Bushari narindi ko yaputetinya none babwira indirimbo zagiye zisohoka mu minsi yashize, reka twita tujya ku ndirimbo bita Basi Sorry ya Chris Easy. Nkuko bisanzwe rero kiganiro Class Vibes tuza dushima ndetse kandi tunanenga. Ushaka kwibaza uti se indirimbo nje kuyinenga hiki? Indirimbo ngo Basi Sorry ya Chris Easy ikintu cyane ndi winengeho, ni indirimbo navuga ko ni indirimbo ndende pe, ni indirimbo ndende ifite hafi iminota 4, kandi ni indirimbo nyine nawe nyine ushobora kumva ukavuga uti ya nyine harimo akantu nyine kameze nima nakita kuramera, nima nakita ikisimbiza, ariko nyine ni indirimbo navuga ko atari ngufi nyine yo kumva, cyane ko mu minsi yashize ari bakubisa akarimbo keza bita Inana, akarimbo kabaye hit ya danje, ariko arangije ahita tuzana indirimbo bita Basi Sorry. Sinzi nimba ari nayo mpamvu byaje kurangira bayisize kuri channel ya Kipa nyine, cyangwa uri ya Pasi bayikoranye nawe yararebye akumva nyine ntago ari nziza, cyangwa kumva ara kandi kantu kaburamo kugira ngo irusheho kuryoha, avuga ati reka tuyiguhereza wa mugabo we nawe tukuremere rwose nawe indirimbo yitwa yawe. Ariko nyine nyuma y'ibyo byose Chris Easy yatangaje ko mu kwezi kwa 12 ari buze kuba yabarekurira indi ndirimbo, yavuze ati kabisa uko byagenda kose bitarenze uyu mwaka ndabahereza indirimbo nshyashya. Numva ko nawe ubwarabizi ko indirimbo yaduhaye rwose nago yatunyuze, yihangane kabisa, yihangane agira uko nabigenza. Gusa nyine ikintu ndi kunenga kuri indirimbo nago kuvuga ngo ni indirimbo mbi, ni indirimbo nziza pe, ni indirimbo ifite sound nziza, ifite video nziza, ariko ndaza kunenga ku mashusho ku ikorwa ry'amashusho ry'indirimbo. Turaza kureba harimo umukobwa wambaye ibintu
ibintu bya kinyarwanda just ukabona nyine umuntu yambaye imikenyero ariko uburyo arimo arabyina mu buryo ari kwigaragaza mukabona nyine ni ibintu bitajyanye n'umuco nyarwanda. Akantu yari yakoze ko kuvuga ati wenda arafata abatipa bambike nk'abageni bira nta kintu byari bitwaye, ibintu byose kuvuga ati wenda baramwambika ko arajya muri bibero bira nta kintu byari bitwaye. Ni creativity nziza, ariko creativity tutakunze cyangwa se creativity nge nakunze ni ukubona umuntu w'umukobwa yambaye imikenyero ya kinyarwanda arimo arashekinga cyangwa se arimo arabyina nka za mbyino z'iki gihe. Ndaza gusaba ku buhanga bwe by'iyo foto barebereka y'uwo mukobwa kabisa uburyo arimo aratwekinga, nawe kabisa uraza kubona ni n'ibintu bitangaje kandi namwe muze kuyireba namwe murabona ko nyine ni ibintu bitaryoheye amaso. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo nziza cyane, mu matwi iraryoshye ndetse video ya ni nziza cyane, video yose ni nziza cyane, ariko ako kana ntabwo twabura kukanenga. Urabona nk'uwo mukobwa, reba nk'uwo mukobwa kabisa, reba uburyo ameze, yambaye neza, yambaye imikenyero, yambaye nyine imyenda ya kinyarwanda, urabona arikwijije, ariko akantu ko kutwekinga yambaye ko ni ibintu navuga ko ni ibintu nanenga cyane kabisa, ni ibintu bitanakwiriye rwose. Tuzajya tureba tunatekereza muri creativity turi gukora, tunarebe se umuco nyarwanda turi kubahiriza. Bajyaga bavuga ko abahanzi benshi baririmba ibishegwa kandi bari kwica umuco nyarwanda, none igishegwa anagikoye no mu kuririmba no mu kukiririmba, ahubwo waje no kugishyira mu mashusho. Burya rero ntabwo twe turi kurwanya ko umukobwa yabyina yambaye kuno, ahubwo ikintu twe ntabwo turi kurwanya ko umukobwa yabyina kuriya, ahubwo ikintu turwanya abyiniye kuri, ahubwo se abyina yambaye gute? Abyina yambaye gute? Nimba arimo arerekana ko yambaye neza kabisa agakenyero, nabyine amaraba bisanzwe nkuko dusanzwe tubimenya, ariko areke kuza gutwekinga yambaye kuriya kabisa. Ni ibintu bitari byiza, ni ibintu twanenze, kandi rwose atwihangane yumve ko ntabwo tuzaberaho gushima byose, kandi koko nta n'impamvu yo gushima ibintu byose kabisa. Rero tukiri kuri Chris Easy, reka tuhite twigira ko bita Ariel Wayz. Ariel Wayz nawe yashyize indirimbo hanze bita You Should Know. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo nziza ifite amashusho meza, irasobanutse, gusa akana ko kameze nk'aho katunguranye. Bisanzwe bizi ko Ariel Wayz indirimbo ze zose hafi zose zikorwa n'uwo bita Nkotanyi Frere, ariko iyi ndirimbo You Should Know yaje kuba yakorwa n'uwo bita Serge Girishya. Ntekereza ko ari na video ya mbere amukoreye, gusa nyine koko ntabwo turi bugatindeho kuko nyine muri Serge Girishya ntekereza ko ashobora kuba ari umuntu uzi gukora no video bitewe na location Ariel Wayz yakoreyemo nyine zino zo mu nzu kuntu, kuko nko mu ndirimbo Amalone aheruka gusohora mu minsi yashize wabonye ko nazo ni Serge Girishya wazikoze. Urumva nyine ni ibintu, niyo mpamvu nyine byagenze gutyo, niyo mpamvu nyine byateguwe muri ubwo buryo. Ubwo urumva we ntabwo turi mu munenga w'ibintu byinshi cyane, gusa iriya ndirimbo ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo navuga ko nyine yaryoheye buri muntu wese. Indirimbo ifite amashusho meza cyane cyane ko nono yanagaragaje ko ari kumwe n'undi muhungu, sinzi niba ari bagiye gukundana cyangwa iki, ariko nyine ikintu naringiye kuvuga nuko Ariel Wayz yaje kuba yakitwara neza kabisa muri indirimbo. Ikindi kandi hano ndanamushimira kuko urabona ko nyine atangiye kwigaragaza nk'umukobwa, undi Ariel Wayz twari dusanzwe tumubona yambaye imyambarire y'abagabo, ariko ikintu ndi buvuge ino ndirimbo ndashima ko umukobwa wacu agarutse ari umukobwa wacu, kandi bigatungura abantu benshi kubona ko ari umukobwa mwiza cyane kabisa, ku buryo abantu bose bavuga ati se twari dufite umukobwa umeze nk'uriya, twari dufite uriya mukobwa mu Rwanda, bitewe n'uburyo Ariel Wayz imiterere ye, uburyo agaragaramo, uburyo yatinzemo make-up, ibiki byose wabonaga ko bijyanye na bintu byinshi bifite byo kumugabo. We ndamushima kabisa. Iyi ndirimbo we ni indirimbo nziza cyane, indirimbo kandi n'abanyarwanda bose nakifuriza ko babanza bakanayumva ikabaryohera. Muzajye munareba bone ndi muzayamvuga, muzajye munagenda kuri YouTube mujye kuyireba. Tuhite twigarukira rero ko bita Juno Kizigenza. Bita Juno Kizigenza rero yaje kwasora indirimbo bita Ihoho. Indirimbo bita Ihoho rero njyewe nababwiye hano na uyu munsi sinazamwe no kunenga muranyihanganira, ariko nyine ibi ndabivuga n'ibyiza nkabishima kuko simaje gushima se. Ariko ino ndirimbo bita Ihoho ni indirimbo nziza, murabizi Juno Kizigenza akora indirimbo nziza, ariko ndi kwibaza impamvu indirimbo itakunzwe nk'izindi, ndi kuyibaza, ariko nawe wahita uyisubiza. Kuko nureba ino ndirimbo bita Ihoho ukareba nyine uburyo ari kwiririmbamo, ariko nujya kureba amashusho na amashusho meza kabisa ahenze, location nziza, ariko siribaza uti se ari amashusho ko ari meza, script ya amashusho n'indirimbo birajyanye cyangwa ntago bijyanye, cyangwa nuko yavuze aterekana igene niyambaye nk'umukowboy sanga umukobwa ahantu nka hariya dukore video imeze kure. Hariya video ni nziza cyane, ni nziza pe ku rwego rwo hejuru, ariko script ntago, ndatekereza ko script yo muri video ntago nyine ijyanye n'indirimbo. Ni ibintu natashima, ni ibintu tugomba no kugaya kabisa. Ariko ubundi ibi bintu rero Juno Kizigenza aheruka no kwikora mu ndirimbo bita
mu ndirimbo bita Kizigenza nubwo aho yakoze indirimbo ukabona amashusho na video nago biri kumacingana, ariko ubu ngo yavuze ati reka nongere mu nkora akakana. Ariko gusa ikintu namushimira nuko ari umusore uzi nawe kwita amenya ati ikintu nakoze ntago ari cyo, ndabizi neza ko mu minsi nk'itanu cyangwa iminsi itarenze 10 agiye kwita arekura umuzigo, noneho handa ahita akaducecekesha tugaceceka, kuko nkuko musanzwe mubizi arabanza agakubita akarimbo kamwe kadushotora akahita aturekurira ingoma ya danje. No muri aka kanya ndacyari kwibaza indirimbo byavuzwe ko arimo arakorana n'uwo bita Dramati w'umurundi igeze ikorwa kidasohoka, kandi nekereza ko mu minsi yashize uriya musore yari yaje mu Rwanda, yaje muri show baje no gutegura bari no gukora kuri amashusho, nekereza ko ari byo bari barimo ishobora kuba igiye kuba yasohoka, nayo tuyitegereze ndetse kandi tunategeze n'indi Juno Kizigenza ari kumwe n'uwo bita Arisudi nawe mu minsi yashize byanatangajwe ko nyine barimo barategura akarembo, cyane ko Arisudi akunda kugaruka ku ndirimbo za kera. Ubu ngubu nyine byaje kuba byagaragara ko nyine nabo bagiye kuba basorana indirimbo, kandi tunategereze n'indi korabo bivugwa ko afitanye na Bwiza. Urumva nyine ni update nyinshi nyine, nubwo yadukubise akarembo kabi, akarembo gafite amashusho bitajyanye. Ubu ngubu nekeza ko ibintu agiye kuba yabikora neza cyane kabisa. None reka twite tugaruka tukiri kuri Juno Kizigenza, tuhita twigarukira kuwo bita Kabaganza umu gospel, navuga ko ari uw'amateka, mu gospel ufite amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umuntu navuga ko nyine ufite ibigwi, afite ibigwi bikomeye cyane, kuko ari mu bahanzikazi navuga nyine bameze nk'abaza mu industry nyarwanda, industry ya gospel, cyane ko mu myaka yashize ari mu bantu bagiye baririmba indirimbo nyinshi cyane zigakundwa cyane. Uyu rero Kabaganza yaje kwatangaza ko agiye kuyakoresha yubire imyaka 50, ndetse kandi akanakoresha ikirori cy'imyaka 42 amaze mu muziki. Urumva ni ibintu byiza cyane kabisa. And then nyuma y'icyo gihe kandi aho bita Aline Gahongayire nawe ejo bundi yakoze celebration y'imyaka 22 amaze mu muziki. Ni igitaramo cyagenze neza, igitaramo cyari gihenze mu kwinjiramo, igitaramo cyabereye ahantu heza cyane. Urumva ko nyine abakecuru bacu cyangwa se abatantine bacu cyangwa nk'abo dufata nk'icyitegererezo muri muzika yacu barimo baragenda badukorera ibintu byiza cyane kabisa, ndetse kandi gutanga urugero rwiza. Kubona umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu muziki aricyo kintu kimutunze, ni ibigaragariza n'abapeti bakiri bato bakavuga ati bino bintu kabisa hari icyo bizavamo, hari aho bizatugeza kabisa. Okay, tukiri kandi hano kuri uyu Kabaganza, reka twite twikomeza muri Summer Awards n'ibihembo byayo. Ese ukuntu byari bigenze, ese byari bimeze bite, ese mwe murabibona mute Summer Awards n'ibihembo byayo byagenze bite? Ndabizi neza nshatse nanabwiye n'abantu kuri telefone ngo bahamagare bavuga ati se mwebwe mwabibonye mute. Ndabizi benshi bavuga ati uyu byagenze gutyo, byagenze gutyo, byagenze gutyo. Gusa nyenje kusa nk'usesengura ukuntu bimeze, ukuntu byagenze bino bihembo, ese byari bikwiye cyangwa ntabwo byari bikwiye. Nitujya kureba ku bantu bagiye bahabwa ibihembo, turaza kureba muri Summer Award hatanzwemo ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nyine nk'umuntu navuga bahaye igihembo cyanyacyo agikwiriye n'uwo bita Mushyoma Joseph, nk'umuntu nyine ufasha industry nyarwanda cyane, kiriya cyari gikwiriye cyane, nta nundi bari bagihanganiye. Ahubwo reka twite tugaruka no ku bandi turebe ese nk'uwo bita Bwiza yaje kuba yabona award nka best yabuze award nimwe, ahubwo Bwiza wabonye award ya best female artist n'uwo bita Aline Sano yabonye best female artist. Gusa nyine impamvu nse nkogarutse kuri aricyo kintu mereho kuri best female artist, nuko nujya kureba ukareba kuri ku bantu bari bahanganye mbere y'iminsi nk'ibiri gatoya, urasanga uwo bita Aline Sano ariyo muntu navuga ko yarafite amajwi make ya hejuru ya Marina, kuko nko mu majwi yawo byo bakurikiranaga habanzaga Bwiza, hagakurikira bari abakobwa Dorcas na Vestine. Aline Sano akaza ari ku mwanya wa gatatu, ndetse ari mu kinyuranyo kinini cyane kuko arafite hafi amajwi 700, abandi bafite mu 2200 ngahe. Ariko habura nk'isaha imwe kugira ngo gutora birangire, uwo bita Aline Sano abiganza. Binavuga ko yashoyemo amafaranga menshi cyane, kuko nyine ubundi amajwi ya Summer Award gutorwa n'ukugura wishyuraga igice cy'ijana kikaba gihuye nyine n'ejo. Ubwo urumva nyine bivuga ko yashoyemo amafaranga agera ku 100,000 ndakeka kugira ngo abashe kuba yatsinda award yo kuba best female artist of the year. Gusa nyine nubwo byakozwe, ariko iyi award yarayikwiriye kuko uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa bakoze
banakoze neza cyane muri uyu mwaka wa 2022 kuko yasohoye amahit menshi agiye atandukanye za radio n'izindi zose kandi yarakoze indirimbo zirakundwa cyane. Tukiri rero kuri uyu nguyu kuri tukiri kuri best female artist twite tujya kuri upcoming artist, igihembo cyaje kwa cyatwarwa na Chris Iza. Abantu bakiri kwibaza ati se Chris Iza azagumya kuzamuka kugeza ryari, azagumya ari best, azagumya ari upcoming artist? Nubwo nawe mu minsi yashize yabyisobanura ati nyine impamvu ngo nyine nawe ari gusobanura ibintu bidahuye, ariko nyine nawe nta kibazo, byo ntabwo ari byo turi kwibazeho kuko n'abantu bari bahanganye muri best female best upcoming artist harimo abahanzi ba Okkama, ba fike n'abandi numva n'undi bameze nk'abari mu kiragano kimwe nyine, ariko byaje kurangira nawe abatwaye award. Binavuga ko nawe ashobora kuba yaraguze amajwi cyangwa se yarafashe umufungo akavuga ati reka nitere mu mufungo nigure amajwi, ndetse kandi nyuma yo gutwara n'icyo ngicyo atatwara na artist of the year nacyo ndakeka niwe wagitwaye no best song of the year niwe wagitwaye indirimbo bitinana. Yari nagikwiriye cyane nubwo nabyo bivuga ko yaguze amajwi, ariko yari igikwiriye kuko nta n'indi ndirimbo navuga ko yaba yarabikoze cyane nkayo muri uyu mwaka. Ndetse kandi turaza no kugaruka kubo bita Kenisoro, nawe yaje kwatwara igihembo cya best male of the year. Urumva abantu benshi nyine babitwaye bari babikwiriye. Mbere na mbere kandi mbere ko dukomeza ndaza kubanza sabe kuhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo dutumikire abadutumye, tubanza twamamaze gatoya mu kanya twite tugaruka turebe ukuntu bimeze, turagarukana na update zigiye zitandukanye. Reka tubanza dutumikire abadutumye mbere ko dutumikira abadutumye, kandi reka nkwibutse ko ushaka kwambara ukaberwa ukambara ukaba uri fit umeze neza nkanjye muri aka kanya, wagana iduka bita Easy Buy Shop rikorera hano mu mujyi, hano kwa Makuza muri floor ya gatatu gatambika gato yita uhagera, and then ndetse hano kuri Kigali City Tower naho barahari kabisa, wabagana bakakwambika ukambara ukaberwa ukazajya uri ku cyangwe cya danje. Ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa nabyo mbibutse, ndaza kuba mfite abatumirwa, ndaza kuba mfite umuhanzi w'umuraperi umeze neza, umuhanzi uri kubikora cyane muri za Musanze nyine ndamubazanira hano. Ndaza kuba kandi ndi kubahereza update zigiye zitandukanye, ndetse kandi ndaza no kwitaba telefone z'abantu bagiye batandukanye agenda baduhereza ibitekerezo, twungurana ibitekerezo. Reka tubanze dutumikire abadutumye mu kanya twite tugaruka twikomereza muri Class Vibes. Tuba turi muri vibes za danje, kandi bibutse ko nta handi wakura ibyiza byinshi atari mu kiganiro cyacu Class Vibes. Kandi nongere mwibutse wowe ushaka kubaho utuje utazigera urwara ukumva umeze neza nyine nkanjye hano ndebe, urabona ko nta karwana kamwe wambonaho, byose mbikesha Good Rich Life Care. Ushaka kubaho utuje ntuzigire unaremba najyana ikibazo na kimwe, wowe tugane twite ku buzima bwawe. Nicyo kintu cya mbere dukora hano cyane cyane, twita ku buzima bwawe. Ndetse kandi hano dufitemo n'akajima, abantu mushaka no guterura mukangana nkanjye muze muterure kabisa, ibintu bigende neza cyane kabisa, ibintu byose hano birahari kabisa. Reka tubanze dutumikira abadutumye mu kanya ngarukana na update zigiye zitandukanye. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Hikaze muri Good Rich Life Care tubafite serivisi z'ubuzima zitandukanye. Turasuzuma physical assessment, tukavura kandi tukarinda indwara, treatment and prevention. Dusohora imyanda mu mubiri dukoresheje imashini zabugenewe nka hydrotherapy, tugira ubugororangingo, physiotherapy na massage therapy. Dutanga inama ku mirire, nutritional treatment. Ku bindi bisobanuro wadamaka kuri 0783 27 73 cyazuru 0783 77 wahamagara kandi kuri 0783 456. Turi mu mujyi rwagati mu nyubako ya Mateus House etage ya gatatu inyuma yo kwa Makuza. Abakeneye gucumbikirwa twabazaniye amacumbi VIP muri Good Rich Life Care. Ubuzima bwawe mu biganza byawe. Class Vibes nuko bisanzwe, kandi nk'abantu turi kumva indirimbo bita Basori y'umuhanzi Chris Iza, akaba ari indirimbo nahoze none mbabwira yasohotse mu minsi yashize cyane. Tuvuye rero mu gihe cyo kureba indirimbo zagiye zisohoka, reka tubanze ture ese indirimbo zigiye gusohoka niziye. Mbere na mbere tugiye kwita duhera ku bita ya Gofoli, aho hagiye kuba yasohora indirimbo bita Suwesho.
Suweje. Ushobora kwita wibaza ati se ko iki ndirimbo yahise Suweje, indirimbo yahise gutya kubera iki, cyangwa se niyo mpamvu yahisemo kuba yayita gutyo. Rero muri aka kanya rero impamvu ugiye kuvuga kuri iyo ndirimbo, murabizi ko Yago nyine ni umuntu wagiye urwanywa cyane muri showbiz, ni umuntu wagiye urwanywa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Abantu bavuga ati se uyu mupeti w'ejo bundi atangiye gufata hit bigenze bite, cyane ko murabona ko nyine mu gihe amaze, bivugwa ko amaze nko mu gihe cy'umwaka umwe mu bintu bijyanye na muri showbiz yo mu Rwanda, niko abantu benshi bamufata, ariko bakahita batangiye kumufata nk'aho ari umuntu nyine uje ejo bundi. Rero niyo mpamvu yavuze ati reka mbasore nimo bita Suwejo, bavuga ko njye natari uwejo ahubwo ndi umuntu usaze muri iyi game, cyane ko yagiye arakora akorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse kandi akagenda akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na showbiz ndetse na entertainment, cyane ko ejo bundi habuturanzinze agafoto yambaye umutaka wa Airtel, aho bivugwa ko yari yagiye mu kirori kijyanye no kwamamaza Airtel, biza kurangira bambaye iyo myenda. Den abantu bari bagize ngo acuruzaga mitiyu icyo gihe. Yago for rero abantu baravuga bati si indirimbo agiye gusohora ni iki, ese igamije iki, cyane ko ari n'umusore uzi kuririmba cyane, ni umusore kabisa yagiye agaragaraho ko azi kuririmba cyane, ko yagendaga atumira abahanzi bagiye batandukanye akabafasha mu kuririmba, bagafatanya mu kuririmba kabisa. Ubu ngubu rero ashobora kuba nyuma y'igihe kinini agiye kuba yasohora indirimbo bita Suwejo, cyane ko uyu nguyu yagufore n'ubundi mbere yo kujya muri ibi byose yabanje kuba yajya mu kintu bita umuziki, biza kurangira ananiwe, kuko yabanje kujya mu marushanwa yo kuririmba kugira ngo amenyekane, yabanje kujya mu marushanwa yo kuririmba ariko biranga neza birangira bamuhakana bavuga ati impano si yawe. None Yago for real aza kuba yafata umwanya kujya mu itangazamakuru, nyuma y'igihe kinini mu itangazamakuru, biri kuvugwa ko ashobora kwasezeye itangazamakuru akaba agiye kuba umuhanzi, cyangwa se akaba agiye kurifatikanya. Muri aka kanya ntabwo turamenya neza ese bimeze gute, gusa ikintu gihari nuko yadutangaje ko agiye kuba yasohora indirimbo nshyashya bita Suwejo, ndetse kandi bikaba binavuga ko afite album, nubwo atarabitangaza neza, ariko biravugwa ko ashobora kuba after album agiye kurekurira abakunzi biwe cyane kabisa. Rero nibavuga bati umuntu si uwejo kabisa, nyine ntabwo ari uwejo, umuntu aba yarihirinze cyane. Burya abana abantu bose tubona bari gutrendinga ntabwo ari uko nyine baba baje aka kanya, ahubwo barabanje guca mu bintu bigiye bitandukanye cyane. Abantu bari guhamagandaza kubihanganisha, nababwira ati mugerageze mugende mwandika message kabisa, sandaza kuza kuzisoma, ndive ndaza no gutanga umwanya muze kuba mwahamagara, ndetse kandi mukandaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye. Rero tukiri kuri Yago for real, twita twikomeza tujye ko bita Bwiza. Umukobwa navuga uri kubikora cyane muri iyi minsi, nawe uri kwitwara neza. Umukobwa navuga ko nyine muri showbiz yo mu Rwanda nari mu bantu bahagaze neza cyane bayoboye kabisa muri iyi minsi. Rero nakaba yatangaje ko agiye kuba yasohora indirimbo bita Warubizi, aho azari kumwe n'abakobwa babiri aribo bahita Kataria and Kandro, abana bakobwa bo mu gihugu cya Uganda baheruka gukorana indirimbo n'uwo bita agatunda cyangwa se Afrique. Ubu ngubu rero Bwiza akaba agiye gukorana indirimbo n'abakobwa batwitse bakora indirimbo nziza cyane. Ibaze none niba bagiye guhura na Bwiza, urumva ni ibintu bigiye kuba bimeze neza cyane, ndetse baraza gukora indirimbo ya danje cyane kabisa. Bwiza rero ari kugenda yitwara neza cyane, reka tunabimushimire kuko nyine ni umukobwa uje vuba, ariko ari kubikora neza cyane kabisa, ari kubikora neza. Reka tuhite dukomeza kandi tuhite tujya kuba bita Okkama agiye nawe kwasohora indirimbo bita Tsaperi. Okkama rero ugiye gusohora indirimbo bita Tsaperi, nawe yatangarije abantu ko ari ibintu nyine yishimiye cyane, kuko arashize igihe kinini adasohora indirimbo, cyane ko uyu mutipe atajya ahusha, ntago yapfa guhusha hiti, arabanza akitondera akagoma kakemera akabasohora nk'indirimbo nk'eshatu mu mwaka, ariko agasohora indirimbo za zindi za hiti ya danje, cyane ko bivuga ko ari umusore ufite n'umufungo wiwe uhagije cyane. Ubu ngubu yagiye kwasohora indirimbo bita Tsaperi, akaba ari indirimbo mperuka ku makuru mfite nuko yamaje kuba yashutingwa, ahubwo igisigara uko yajya hanze, ndetse kandi ikintu nabasezeranya nuko nzamuzana hano tukaba twagirana ikiganiro kabisa, aje gupremieringa iyo ndirimbo ye bita Tsaperi. Ndaza kujya nitaba telefone zigiye zitandukanye, kamaze nitawe umuntu umwe numve ukuntu imeze, ndetse nanumve n'amakuru yanyu kabisa, bakunzi ba Class Vibes. Ayisagenda kabisa, ayisagenda. Reka dukomeze babwire ni nawe muri aka kanya mugiye kubahiriza iminota mike, yamanze muduhamagare mudusabe se murifuza ko twabagezaho amakuru y'ikihe cyamamare, se murifuza amakuru yandi. Muri aka kanya ndahari, ndi hano ku bwanyu, ndi kuba updating. Ikiganiro ni Class Vibes, ikiganiro gikurikirwa n'abantu bari class gusa. Nimba uri kugikurikira menya ko uri class, nta muntu ugikurikirana ubundi utari class. Nimba utari na class nawe ukazajya dukurikirana rwose, ariko nimba uzi kuri class you have to
follow iki kiganiro cyanjye kabisa. Ni ikiganiro cyiza cyane ndetse kandi mbibutse ko hano tuba turi ni kuri Good Rich TV ndetse kandi tubigezwaho ku bufatanye na Good Rich Life Care ndetse kandi tukaba tuba twambaye neza dufunzemo boko ku bufatanye na Easy Buy Shop, iduka rikorera hano mu mujyi kwa Makuza ndetse no kuri Kigali City Tower kwa Makuza muri fo ya gatatu mwabagana bakabambika ibintu bikahita bigenda neza. Reka nitawe ku murongo wa telefone numve se bimeze bite. Allo yo bimeze bite? Bite kutavuga? Wanze kuvuga neza kabisa, wanze kuvuga, wanze tujye kwita wundi. Reka twita wundi. Good Rich, allo abantu bikigiye none abantu we munsi sinzi impamvu batari kuvuga kabisa. Hola nanjye ndakumva. Umeze ute? Umeze fresh classy vibes kabisa. Urakurikiye bya danje, urifuza ko tukugezaho amakuru yandi muri aka kanya? Ama Safi Madiba ukuntu imeze? Safi Madiba amakuru mfite nuko akibereye iriya iyo yagiye gushaka kabisa. Reka twite twumva. Allo Good Rich. Oui, gira ikintu tubwira kabisa, ntabwo turi kukumva. Tukatwita indi telefone. Allo Good Rich, allo. Oui, bite bakwitandura hagana he? Aha, utuye Karayisa isagenda kabisa. Kanumvaga Karayisa ari kuvuga neza. Karayisa numvaga ari kuvuga neza none ahise ducika kabisa. Reka dusome message, tuanze tunaye message z'abantu bacu. Good Rich, allo. Oui, uri umwari wa se Eme? Witwa neza umwari wa se. Amakuru? Yego. Amakuru y'icyamamare Chris Easy ko twari twayavuze. Ariko nta kibazo nibwo ugifungura televiziyo. We ubwo uzi ukuntu imeze. Uze kujya kuri YouTube usacinge Good Rich TV. Ikiganiro kiba kiriho kuri Good Rich TV YouTube channel kiba kiriho. Kabisa amakuru ariko ya Chris Easy nuko yasohoye indirimbo mu minsi yashize. Nanjye ndagukunda cyane kabisa. Good Rich, allo Good Rich. Allo Nihangane katuanza reka dusome message abantu bari guhamagara none tubese tuba duhagarikiye hano. Mukanya turaza kugaruka nanone turita amatelefone ndetse kandi aza kwandi kumwe n'umutumirwa. Ibyo byo ndabibasezeranyije kabisa, ndabibasezeranyije. Reka tuanze tunasome na message n'abantu banditse message batagira ngo twabaciye amazi. Ndetse kandi nibutse nawe wari uri kuduhamagara ko wakandika message. Nicyo kintu ngiye kukwibutsa muri aka kanya, andika message kuko tugeze mu gihe cya update. Mukanda ahita ngarukana n'umutumirwa. Reka tuanze turebe message z'abantu bagiye bandika kabisa. Reka twita turahari ati hi nukuri Bwiza niwe uri gutwika mu bakobwa bose nta nuwamuza imbere niyubahwe nukuri. Urumva ngo arimo avuga ko Bwiza nyina ari umwe mu bakobwa ari kubikora neza. N'abandi sinzi nimba ariko babibona, wenda ni kubibona n'abandi bagenda batugese Bwiza umuratugese niwe muhanzi uri kwikora muri iyi minsi. Ndashaka message zanyu ku buryo ngiye no munsi muri kino kiganiro nza kubata umuhanzi w'uyu munsi n'uyu nguyu niwe ukunzwe cyane. Nshaka kumenya abakunzi ba Classy Vibes se umuhanzi bakunda n'uwo umuhanzi ukunzwe mu kiganiro cyacu n'uwo mugende mwandika muri message kabisa. Undi ati hola ma bro ndi hafi ndakurikiye
it's your boy Nikas, respect wowe uyu nguyu Nikas kabisa, nanjye ndagusuje kabisa, komeza dukurikirane gatanu kuri gatanu kabisa Nikas, ntukazacikwa n'ikiganiro Class Vibes. Reka turebe tubimeze bitese mu indirimbo ya Bwiza Lady, turayigukubita mu indirimbo ya Bwiza bita Lady, turaza kuyigukubitiramo mu kanya kabisa. Uyu nguyu ati uwo musore nakomereza aho turamukunda, ni Anselme w'Iburera. Anselme w'Iburera nanjye ndagukunda cyane kabisa, unansubiza abantu b'Iburera aho ngaho kabisa ngaho kuri boutique handi yo kwa Murokore basuzwa bwa ati nanjye ndabasuhuje no ku gasoko nyine bose pe. Bane guhamagara mwihangane mukaba turaza kongera kwitwitaba mu telefone. Ati hi, ni Aline Musanze, thanks for the Class Vibe kabisa. Wamaye let me yanditse let me up yari hano ako ni lift me up n'ikintu navuga kuri hano no comments yashize shaka kwa yarare kuri abantu akarubo kameze neza cyane. Ubwo urumva yasohoye indirimbo nyinshi cyane, muze kuzireba namwe kabisa. Undi ati mwiriwe, ni Claudine, ndashaka amakuru ya Neo Bosco ngo yashwanye na Irene. Turaza kuyagaruka turacamo gakeya. Undi ati Chris Easy ni artist of the day 6. Ubwo nyine murabyumva nyine, amwe ati Bwiza niwe mwa artist w'uyu munsi, ndati Chris Easy niwe mwa artist w'uyu munsi. Ndagira ngo mugende mwandika message ngendaza kwa gati umwa artist w'uyu munsi, umwa artist ukunzwe mu kiganiro Class Vibe ninde. Mwese nimbuze uko ukunda umuntu umushyigikira kandi kavuga ati umuhanzi w'uyu munsi n'uyu nguyu ngiye kabisa. Tuanze tunarebe n'ukuntu bimeze. Uyu nguyu mwe kwa Chris Easy ndakavuga Bwiza, ndetse kandi buri wese agiye afite ibye cyane ko buri wese aba afite uwe afana. Mbibutse ko kandi muri aka kanya mu kanya gato cyane ribuze kwa mbazanira impano itangaje n'umusore uzi kuririmba, n'umusore navuga ko ahagaze neza kabisa, n'umusore w'umuraperi umeze neza nkuko navuga ko mu kiganiro Class Vibes buri gihe nzambazanira amagace bita freestyle time, nzambazanira abapeti bakupita kabisa bafite rap za danje, nanjye bakananyigisha kurapa, wenda byazarangira nanjye mvuye mu muraperi kabisa. Nanjye nicyo kintu ngiye mba mfite kabisa. Nti hello, amakuru se umushu n'ukuri turagukunda, tubwira amakuru ya Kanisoro ni Karine Kicukiro n'ukuri muduhe show. Hi, Bwiza aratwika turamwemera cyane, ni Vava Kanombe. Urumva Bwiza ariko aracyari kugira amajwi menshi, sinzi Bwiza ubundi kintu ari kubahereza kuko muri aka kandi kubona ari ukiri gukundwa cyane. Ati hey bro, turakwemera cyane gusa ni Gigi ngewe Juno ari imbere cyane kabisa. Ngaye ko ati Juno, urumva Juno uyu ni nawe umuntu wa mbere usuvuga Juno kabisa. Mwese nyine mugende muvuga aba artiste mugende mukunda cyane kabisa. Rero tuyikugiye kwita tugaruka umuntu adusabye ku makuru ya Neo Bosco. Amakuru ya Neo Bosco ikintu kivuga nuko ashobora kuba aratandukanye na Emilene, gusa nyine binavuga ko aba ari ukwitwikira bisanga bashobora kuba bakiri kumwe, ariko nyine Emilene n'ubundi nkuko mubibona mubona ko Emilene muri groupe yiwe ifitemo abantu baririmba cyane gospel, then ashobora kuba aratekereje akavuga ati rero aho kugira ngo muze Neo Bosco na bano, kandi Neo Bosco akeneye gutwika akakubitamo n'imiriro agakubitamo na za ndirimbo z'imiriro za danje, reka amenyesha abantu ko Neo Bosco tutari kumwe kugira ngo nyine azajye yitwikira ngewe mbe nifite abapeti banjye ba gospel and even kugira ngo abashe no kujya side support, abone support zo kurangiza mu supporting, ariko nta muntu n'umwe muri aka kandi ubwo bivuga ko batandukanye wemeye kwagira ikintu avuga atavuganye na Emilene. N'ubundi still nuko ngo ashobora kwa azaguma ari manager, ariko nanone umva pia sinzi ukuntu babisobanura. Urumva nyine kwa kuntu umuntu ashobora kwa ari manager wawe ariko nanone hari boss ushoramo amafaranga, kwa ngo ikintu gihari ntekereza ko kigamijwe no kugira ngo Neo Bosco abone umuntu umushoramo amafaranga. Emilene aba ari manager uzajya ubimanaginga ibyo ngibyo, ibyo bikorwa bye byose ibintu bikomeze kugenda neza cyane ko Neo Bosco n'umuhanzi w'umuhanga ni n'umuhanzi Emilene atakitesha kabisa. Undi ati ndagusuhuje ni Substone, ndagusuhuje ni Substone ndi Kimironko, mwamaye indirimbo ya Kenny Keshat, turaza kwiguha kabisa. Okay, n'umuntu uri kuvuga ku makuru ya Kenisoro turaza kuyagarukaho. Ikintu gihari nuko nyine ari umusore uri kwikora, ndetse kandi iminsi yashize yatwaye award best male of the year 2022. Ndaza mwese mugende mwandika message rwo ati umuhanzi w'umunsi ni umuhanzi Ferrano. Ndashaka kumenya se umuhanzi ukunzwe cyane muri Class Vibe ni uwuhe, ndetse kandi kugira ngo ubutanzaze tuhita dukubitamo nk'ingoma nk'eshatu nizo tuzinjamo mu kiganiro cy'ubuta, ndetse kandi ni nayo ndirimbo umuhanzi w'umunsi turaza gusigamo n'izindi ndirimbo nkaze nk'eshatu zikurikiranye. Nta nubwo binasanzwe ko umuhanzi ashobora gukinwa indirimbo ze ebyiri cyangwa eshatu zikurikiranye, ku muhanzi uri buhe uwo munsi turaza kuba twayimukorera kabisa. Tuhita twikomereza na update zacu tuba twaje twabateguriye, dore ko twa turi kuri ndirimbo Okkama yagiye kuba yasohora. Tuhita twigira ko bita Platini aho agiye kuba yasohora EP yitwa Baba.
uyu nguyu Platini ubu ngubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yari yagiye ajyanye na kuri ya Charly na Nina, ariko ubu ngubu agiye kwasohora EP yitwa Baba. Ni EP azasohora ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Yaramaze igihe kinini adasohora indirimbo, ariko biravuga ko agiye kuba yabereka ko nta mikino, agiye kwakubitira aka EP bita Baba cyangwa se Papa. Urumva nini kweka ko ari hejuru bya danje. Ni EP nategejwe n'abantu benshi cyane. Tukiri kuri Platini kandi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu minsi iri imbere yitegura ko performing aho bita muri Portland, Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azaba ari kuri stage hamwe n'umuvandimwe we bahoranye muri Dream Boys. Ubu ngubu kandi mu minsi yashize nabwo yaje kwa yakora akantu kameze nk'aga performance batari baradutegura, batari baratubwiye, aza kwa yakora aga performance mu bukwe aho bagiye kuririmbira mu bukwe umuhanzi wahoze mu itsinda rya Just Family. Bagenda nyine baramuririmbira, urumva nyine kuko n'umuhanzi w'umukire yaje kuba yakishyura TMC na Platini arongera arabahuza bati muze mu ndirimbire. None akarusho kanabaye ka danje nuko yaje kuba yafata n'uwo bita Meddy, byavugaga ko ashobora kuba yarasezeye mu muziki, arangije aramubwira ati nawe ngwino hano shana, araza araririmba kwino uciba asaza abantu. Urumva ko n'umukire ahagaze neza cyane, umuntu afashe Meddy wari warasezeye mu muziki akavuga ati we ngwino hano, akamugarura mu muziki akongera akaririmba. Urumva ko n'umufungo, ndetse kandi n'ubukwe bwaranzwe n'ikintu bita kumena amafaranga. Nuri amavideo ari kugenda trending kuri social media, wana bari kubyina bari kurimuka, wana bari kubamena amafaranga nyine, ukabona nyine ibintu bya danje, ni show ya danje nyine. N'ubukwe bwari bwiza cyane, ahubwo nuko twabuze ukuntu tubutaha nyine natwe ngo turebe ukuntu byari bimeze, kuko nk'iyo hagira nk'umwe ugira amahirwe yo gutabwa ubukwe ari kubera iki no kwifatira umwanya kwitura amafaranga yayora kuko amafaranga menshi cyane kabisa. Kandi biragaragara ko umugabo no umunyamafaranga, nubwo yagiye muri reseje ubundi mwaka 2019. Uwo mugabo rero bamwita Chris, yahoze mu itsinda rya Just Family, itsinda ryahoze ririmo uwo bita Bahati Makacha. Navuga ko ari kurangwa n'ubushabitsi muri iyi minsi, agiye muri filime, ajya mu biki byose, azajya mu biki, ariko muri iyi minsi ntago tuzi icyo ahugiyemo, ariko ikintu cyari nuko ashobora kuba afite ibyo ahugiyemo. Iryo tsinda rya Just Family rero nk'indirimbo ryayo izwi n'indirimbo bita Bindimo. Ni itsinda ryari rigizwe n'uwo bita Bahati Makacha, Kroja ndetse n'uwo Chris. Ubu ngubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ameze neza, ari ku gafungo ka danje. Kroja ntago tuzi amakuru, ntago tuzi aho bimeze, ariko nayo tuzabahereza. Bahati Makacha nawe ubu ngubu ukiri mu Rwanda, ubu ngubu yibereye mu Gatsata kabisa, abakiri kwihasoringira bisanzwe. Reka twite twigira kuwo bita Lindayisaba. Uwo bita Lindayisaba wahoze ari manager wa Bruce Melody. Iyo Lindayisaba rero wahoze ari manager wa Bruce Melody, ubu ngubu yaje kuba yagirwa PO cyangwa se manager wa Kiss FM ku buryo butunguranye. Abantu benshi bakibaza batese kubera iki Kiss FM muri iyi minsi ishobora kuba irimo irupdatinga cyane, iri updatinga abakozi cyane, kuko nko mu minsi yashize murabizi ko obita Rusine yabaye umunyamakuru mushya wa Kiss FM, ndetse n'abanyamakuru ba Kiss FM batandukanye bagenda basezera ku gitangazamakuru cyabo. Ariko ubu ngubu uwo bita Lindayisaba wahoze ari manager wa Bruce Melody, nubwo tutigeze tumenya ese byagenze bite, se yaje kwa yamusezera kuko ntabwo byigeze bijya mu itangazamakuru, ari na wa mu manager wundi baherukana ubwo Bruce Melody yatangazaga ko yasinyiye miliyari, ariko biza kurangira hajemo akantu kameze ukuntu nyine. Bruce Melody ngo manager we n'uwo bita ntabwo ari kwibuka izina rye, ariko muramuzi, ni umukire cyane, ni umukire, arahari kabisa, ni umukuru bamwita akuriye company bita aba VIP ndakeka muramuzi, ngo uri kubikora. Rero Lindayisaba aje kwagirwa manager wa Kiss FM, urumva nyine bari mu buryo bwo updatinga ibikorwa byabo. Rero tukiri muri abo ngabo, rero tukiri no kuri uwo ngo Lindayisaba uherutse kuba yatuma Bruce Melody asinya miliyari. Reka mbabwire ko n'uwo bita Rayvanny nawe mu ijoro ryashize nawe yaje kubasinyira miliyari yaje kwasinyana contract ya miliyari kabisa, miliyari y'amashiringi n'amafaranga sinzi kuyajyanye n'amanyarwanda menshi n'amake, ariko ikintu cyari nuko nawe yaje kwasinyira miliyari y'amashiringi ubwo ni miliyari y'amanyakenya. Ubwo nabanye contract ingana nk'iyo umuhanzi Bruce Melody yabonye mu mwaka yashize nawe ubwo yari yasinyiye miliyari. Twite twikomereza kandi twite tujya kuba bita Pacino comedy, tujye no muri comedy cyane ko abantu benshi burya bajya bibaza ati impamvu nabazanira comedy update za comedy nshobora kwa nayikunda. Ikintu none ngiye kubabwira noneho gihari nuko nanone nshaka ko munambwira se umukomediye ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda nuwe kabisa. Reka nze
reka mbanze mbibutse ko kandi muri aka kanya ngiye kuza ngarukana n'umutumirwa mu gospel mwiza cyane yagiye aririmba indirimbo nyinshi cyane, afite n'akarembo keza cyane. Mukandaza kwa mfite umutumirwa mu gospel muri aka kanya, ndaza kwa mfite umuraperi. Reka rero tukiri mbibutse ko twari tugiye kuvuga kuri Patino comedy, nawe yaje kuba yasezera muri comedy avuga ati bino bintu si ibyanjye ndabiretse, abantu ngiye nsora ibintu baje kujudginga ngo ntago mbizi, ntago nzi kuri, ntago nzi nyine gukina, ndakina ibintu nibisekeje kandi umuntu arimo aranjudginga kandi bino bintu dubikora no rukundo n'amafaranga arimo ushize twabatse ubufasha muduhereza udufaranga duke, none muri aka kanya ngo ngukina ngo iki. Ubu rero ikintu gihari nuko comedy nazihagaritse ku mugaragaro ndetse sinzanazisubiramo. Comedy nazihagaritse, urumva byababaje abantu benshi cyane, abantu benshi baza tese ko twahagaritse comedy kandi byavugwaga ko ari nka muntu umeze nkaho nyine uri garagara neza cyangwa se uri mu bantu bagaragara nkaho bahagaraye comedy nyarwanda, gusa ugiye guca intege n'abandi bantu. Gusa nyine yahise asubiza ati bino bintu nta mafaranga bamo, uretse kutubona ngo turi abasitari, uranyita umusitari nta mafaranga mfite biramarira iki. Ngiye nabihagaritse, ikintu gihari nuko nazongera gukina comedy abantu duhaka bati ndasekeje cyangwa bati ngiye ndimbwa cyangwa mfite ubugwa bwinshi, ubugwa bwabo babugumane, njyewe ntago nzongera gukina comedy, ndasezeye. Urumva nyine abakunzi bo bita Patino mu mwihangane kabisa, aje kwasezera muri comedy avuga ati ntago nzongera kuba nakina comedy kabisa. Twite twikomeza, twite tujya hano hanze y'igihugu tureho bita Nicki Minaj yaje kuba yakihanganisha uwo bita Davido avuga ati wihangane kubwo kubura umuhungu wawe. Ubwo Davido nyine umunsi ashize yaje kuba yafusha umwana we, navuga ko ari bucura mu bana be mu gihe ari imfura y'uwo bita Chioma mugore wiwe, ariko kuri Davido ni bucura bwiwe. Urumva nyine yaje kuba yakita umwana umuhungu wiwe azize piscine. Urumva yapfiriye muri isi, ko nabivuga mu buryo bwiza, ariko nyine yaguye muri piscine. Gusa nyine biza kurangira bafunze abantu bose nyine bari basigaye aho ngaho. Tuhita dukomeza tukiri kuri Nicki Minaj ndetse na Davido. Abantu benshi bagiye bihanganisha Davido, tuze tubarebe. harimo bita Wizkid yari afite gahunda yo kwasora album yo, ariko ahise avuga ati reka nyimure, igihe cyo kuyimura nyine kuyimurika ahita cyegeza inyuma. Ubwo urumva azayishyira hanze mu minsi iri imbere cyane. Ndetse kandi MC nayo yaje kuba yatangaza ko mu kwa 12 ashobora kwazana Davido mu Rwanda, bakiri kubidiringa nabyo kandi bishobora kuba byizewe ko bashobora kuzamuzana koko. Tuhita dukomeza, tuhita tukiri kuri Davido n'urupfu rw'umwana we, tuhita tunihanganisha n'abakunzi ba trap cyangwa se abakunzi ba drill, aho twaje kuba twabura bita take off mu itsinda rya Migos, aho yaje kuba yakitaba Imana nayo azize kurasa ibintu byo kurasana byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Take off kandi ari umuraperi mwiza cyane ubarizwa mu itsinda rya Migos, yaje kuba yakwitaba Imana, kanihanganishe abakunzi ba Migos kabisa, dore ko twabuze umuntu ukomeye cyane. Tuhita twikomeza ko bita Taylor Swift rero ubu ngubu nyuma mu minsi yashize muri Square yasohoye album, yaje kuba yakesagaye kuko ari we muhanzi wa mbere ubikoze mu mateka kuba yakora album, ndetse kuri Billboard hakaza kuba hagaragara indirimbo zigera ku 10, bibaze kujya top 10 za Billboard zose 10, indirimbo 10 za mbere zose zikaza ziyoboye ari za Taylor Swift. Urumva ni ibintu byiza cyane, urumva ko yakoze album ndetse akanahirirwamo. Tuhita dukomeza tujye ko bita Rayvanny namwabwiye yasinye amasezerano ya miliyari y'amashiringi. Urumva nyine abakunzi ba Rayvanny nyine bameze neza, ari mu munyenga cyane kabisa. Nekeza ko iyi miliyari wayasinye ishobora ko ari ya nyatari nk'ayindi ya Bruce Melody bitaga ngo nagatwiko katinjiza. Tuhita twikomeza ko bita Vanessa Mdee we n'umukunzi we Timi nawe bagiye kuba bakibaruka umwana wabo wa kabiri. Urumva nyine abakunzi ba Vanessa Mdee wo muri Tanzania, namwe mumenye ko nyine mugiye kwibaruka, mugiye kubona nyine akana gaturutse ku mukunzi cyangwa se umuhanzi mukunda. Tuhita twikomeza noneho kuwo bita Celine Dion agiye kuba yakina filime yitwa Love Again. Iyi filime ya Celine Dion katumere nk'ariyo tusa nka tufungiye update z'uyu munsi. Ni filime agiye gukina yitwa Love Again. Urabizi ko Celine Dion amaze igihe kinini atari mu bintu by'umuziki, ariko byatangajwe ko agiye kugaruka. Akari filime ijyanye n'urukundo, aho nyine umukobwa
yarakundanye n'umuhungu then umuhungu akitaba Imana. Nyuma yo kugira ngo umuhungu yitabe Imana then umukobwa agasigara ahamagara yandi mbese ni mu rukundo rw'ubusazi. abona umuntu mwakundanaga yitabye Imana then kubera ko arakunze umuntu ukazajya uhora umwandikira message nyine just imagine ko agiye umwandikira message kuri ya nimero umwandikira message kuri ya nimero biza gusanga biza kurangira ya nimero ihawe undi muntu nyine uri muri icyo gihugu then akazajya akomeza akamutextinga then none nawe akagumya akabona akakira izo message. ariko nyuma biza kurangira bisanze mu rukundo. Naga filme kanasekeje cyane bavuga ko nyine n'urukundo rurimo love and comedy, ni filme iri mu rukundo ikaza irimo na comedy. Urumva nyine ni filme nziza nifuriza abakunzi ba Senedio ko azabaryohera cyane ko yaramaze n'igihe kinini atanabakorera na show. Yavuze ko noneho show yari kuzakora muri uyu mwaka yayimuriye muri 2023. Kansa ku buhanga bw'ibyuma nzadushyiramo akaririmbo zimwe mu ndirimbo abakunzi bagiye basaba aho baje kwadusaba indirimbo bita Ready ya Bwiza. Reka banza dushyiramo akaririmbo. Indirimbo yari yose iri hafi kwanza indirimbo yose iri hafi kuko naduye tuno munsi indirimbo turi buze gushyiramo yanyu biraza guterwa n'umuhanzi w'umunsi umuhanzi muri buhitemo nayo tuza gushyiramo ko muri aka kanya kintu nsabye badushyiramo akaririmbo kari hafi mu kamitengaruka ndi kumwe n'umutumirwa cyane ko ndi buze kwandi kumwe n'umugospelaze aduhera umugisha ikiganiro class vibe cyane ko nabwo gambe dutumiye umuntu urimba gospel mu kiganiro cyacu. Reka ture kwaza akaduherera umugisha ikiganiro cyacu kugira ngo dukomeze tugende neza mu bizi ko mu kiganiro cy'ubushize hari umubyeyi waduhaye umugisha. Reka turebe ko n'umugospel yagiye kugihereza umugisha kanadusengera ikiganiro cyacu kikagumya kikagira umugisha kikagumya kandi kikaba n'icyambere mu Rwanda. Reka rero nsabe ku buhanga bw'ibyumanza baturekure akaririmbo mu kanya mitengaruka ndi kumwe n'umutumirwa. Iki ni ikiganiro class vibe nk'uko bisanzwe muri aka kanya. Rero nabangarutse ndi kumwe n'umutumirwa nk'uko namaje kubasezeranya ko kuri uyu munsi ariyo nshuro ya mbere ngiye kuba nazana umuntu ugiye guhereza umugisha ikiganiro cyacu. Wo nta wundi no turi kumwe muri studio, ntago ndibwirwe mvuga amazina ye, muraza kumwibona ndetse aratangira atubwira ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane ko mikaze, nishimiye kuba hano. Wita bande? Ni Mutabazi. Ari Mutabazi. Uramuvuga ubutumwa cyangwa uririmba gospel gusa? None nabyo nivuga ubutumwa ndaririmba ubutumwa bugatambuka. Maje kugenda indirimbo nka zingahe? Indirimbo uzimaze kugera nko muri 20. Dufite album audio na video n'izindi rero ndi guteganya. Dufite album yamaje kujya hanze 2019 nibwo narashanze. Nshaka kubaza akabazo k'amatsiko, ese ubona ute industry sinzi nimba gospel nayo industry ya gospel mu Rwanda ibona ute? Neza, ubutumwa buratambuka kandi abantu nyine barabyishimira. Navuga ko bimeze neza. Washishikariza umuntu wese kuhakora indirimbo za gospel cyangwa se umuntu ukunda muzika nyine ni iki wamushishikariza kurusha ibindi? By'umwihariko namushishikariza gukunda gospel, kuyikurikira, kuyishyigikira kuko navuga ko ni umuziki ufasha abantu gusabana n'Imana, kuganira n'Imana, kurushaho kumenya Imana kuko hari n'umuntu utazi Imana akayimenya bitewe n'igihangano runaka. Hari umuntu yigeze kwakira hano muri studio, ni umuhisilamu, arangira arambwira ati ngo nta ndirimbo z'Imana zibaho. Niko yambwiye. Icyo byumva umuntu uvuga ngo nta ndirimbo z'Imana zibaho ahubwo nyine indirimbo zose nyine ngo ni iz'Imana. Wowe byumva ute? Ni indirimbo tuba twaririmbye ariko message ni y'Imana. Imana yitanga. Message ni Imana. Mwega mu muyoboro Imana icishamo kugira ngo abantu bayo bumve. Ubwo ndakeka nabwo arasubijwe yakunze kubibura naho cyane avuga ati nta ndirimbo z'Imana, indirimbo zose ziba ari iz'Imana. Ese bijya bishoboka ko umuntu yagusaba kuri akapero kawaririmbira abantu nyine ukumva ko bamaze? Karuvari wamenetse w'amaraso ntabwo nza kwibagirwa. Murakoze cyane.
Dani Mutabazi wambwiye ko ufite indirimbo album hafi n'indirimbo. Ese kubera iki numva ko ya ufite izo ndirimbo zose? Ese watangiye umuziki ryari? Ese ni ryari wumvishe ko ugomba gukora music ndetse ugahitamo ko wakora gospel? Nabitangiye 2015 nibwo nasohoye indirimbo ya mbere, ariko nabikoraga ku ishuri ntarasohoye indirimbo. Nabikunze kera ariko kubishyira mu bikorwa byabaye 2015. Indirimbo nayisohoye muri uwo mwaka. Ni iki cyakugoye se kugira ngo utinde kubishyira mu bikorwa? Nasoje 2014 ku ishuri. Hari ibintu bigiye biba ku bahanzi bakora indirimbo zisanzwe bakunda ukavuga nyine wenda hari imvune bacamo zitandukanye. Wadusangiza se ni izihe mvune ziba mu bahanzi ba gospel kugira ngo kariyeri yabo igire aho yagera? Iyo wenda umuntu atangira, navuga wenda umuntu atangira, ariko niyo umuntu wenda yamenyereye haba harimo challenge. Ariko navuga ko music, audio nziza, video nziza birahenda, ibintu bifite agaciro kari hejuru. Rimwe na rimwe ugasanga n'ibiri bitabiza nka income wenda bitabiza ako kanya, n'ibinaza bida fitting wenda muri expenses wenda watanze. Umuhanzi wa inspire kugira ngo ukore gospel n'uwe? Ntabwo nayikoze kubera umuntu, nayikoze kubera numvaga ari umuhamagaro, mpatwa kuba naririmba, mpatwa kuba navuga ubutumwa bwiza. Rero ntabwo navuga ngo nabikoze kubera wenda runaka ukuntu numvise kuririmba. Ese Dani Mutabazi ni muntu ki? Ese amahame agenderaho ni ayahe? Dani Mutabazi ni umugabo ufite umudamu n'umwana umwe. Amahame agenderaho nawe gukora ibintu byiza, indirimbo zanditse neza, audio video nziza. Ikindi hame nyine no kubikora kubw'intego. Ese ni ikihe kintu kigeze kikugora muri kariyeri ya muzika? Ikintu cyakugoye cyangwa se ikintu cyakubaho ukumva kirakubabaje cyane muri kariyeri yawe? Icyangoye ndumva ari nko mu gutangira hari igihe nashaka nko gukora indirimbo numva inyakamo, ugasanga wenda biranze, ntabwo bikunze kugira wenda nashakaga. Ese abahanzi ba gospel nabo bajya bahura na challenges, tuvuge wenda ukabona abandi uranyihanganira niko nabikubwiye nibwo gambere nakiri umuhanzi wa gospel mufite ibintu byinshi ngomba kukwibazaho. Umuhanzi wa gospel abameza tese nawe yitwara nk'abandi, si ibintu nk'ibyo tu. Just wanambwira wenda hari abahanzi ba gospel, hari abahanzi ba gospel wavuga ko bashobora batitwara neza muri industry bisanzwe, kuko tujya tubona nka Barine Gahongayire, urabona ko ni umuhanzi kazi uri trend cyane muri social media. Turaza no kongera tugaruke ku kintu kimwe ndi bukubaze, hari ikintu bita gutwika muri showbiz. Ubibona ute gutwika muri showbiz kwanza? Gutwika biri positive. Nibyo njye nemera. Umukozi w'Imana cyangwa se umuntu uvuga ubutumwa bwiza, icyo nemera muri lisansi bizimo no kubikora positive, kuko ushobora kubikora wateguye ikinyoma nk'umuvuga ubutumwa ndumva bitabisa. Ariko ntekereza ko namwe ikintu bamukeneye no kugira ngo abantu babamenye, kandi abanyarwanda bakeneye naje hano kugira ngo abantu bumve message mbere na mbere Imana yampaye kugira ngo abantu bumve. Ntabwo mbere ya mbere kugira ngo abantu bamumenye, ariko icyo ngenderaho cya mbere ni ubutumwa nubwo bwaragera abanje ntibamenye. Ese umuntu wita Pastor Mutabazi uramuzi? Yego. Uvugaho iki? Muvugaho ko nyine mubona muri media to. Ati ikintu muvugaho? Nta kindi kintu kidasanzwe kuko mubona kuriya ntabonana, tuziranye, ashobora kuba nzi ibya social media nk'uko nanjye muzi, ariko nta bintu bidasanzwe numva ntamuvugaho kabisa. Ese Dani ni iki umuntu agomba kwitondera akinjira muri industry ya gospel? Discipline no kwirinda ibintu bitari byiza, donc kugaragara
kugaragara mu isura itari nziza. Ese uvuga iki ku kintu bita cyo kugira umwihariko? Kugira umwihariko yaba mu miririmbire yawe, yaba muri kariyeri yawe, n'icyo bivugaho just ahubwo we nuwe umwihariko ufite? Reka mbere na mbere kugira ngo usubize icyo mbanze nibutse abantu bari kudukurikirana ko bagomba guhamagara akagira ibibazo bimwe na bimwe bakubaza kabisa, bagire baguhamagara bagira ikintu kimwe bakubaza kabisa, tugufatirane. Ndakeka tutazongera kukubona vuba cyane muteganya gusaba ikindi kintu. Mwebwe ahubwo ndanabashimira kuba mwangira icyizere ukambwira nkaza mu kiganiro nzaza. Rero barahamagara ariko n'ubundi bazambona nta kibazo. Uzongera gusura indirimbo ryari? Mu kwa 12 ndumva nshaka gusoza uyu mwaka nsohoye indi ndirimbo. Nsubiza cya kibazo nengwaje mu kanya. Umwihariko. Umwihariko mbere na mbere urafata. Utuma ibintu byawe biramba, utuma ibintu byawe isoko ryabyo rikura. Kindi bituma nyine uba wowe ku buryo wumva Dani ukamenya ni umuntu uririmba kuri sije runaka bitandukanye na runaka, afite ijwi rimeze gutya, soundinga mu buryo butandukanye na runaka. Birashoboka ko abantu bashobora guhuza amajwi ariko ntabwo bari 100%, ariko umwihariko cyangwa se umwimerere wawe mu bintu byinshi ni ikintu cyiza. Danis, wadusangiza ibihe byiza wagiriye muri karere yawe ya music, ukanadusangiza n'ibihe bibi wagiriyemo? Ibihe byiza nagize ni album launch yanjye yaranshimishije cyane. Ntabwo wadutumiye ko utazi ateganya kuronka indi album muri yawe. Abantu benshi barayimenye. Ni launch nakoreye muri Dove Hotel 2019 mbere ya Covid gato. Ni launch navuga ko yanshimishije cyane. Ikintu cyanshimishije muri career ni abantu bagiye bahindurwa n'ubutumwa cyane indirimbo ndirimba. None ndashaka kubaza noneho dusangiye noneho ibihe bibi noneho wagiriye muri kariyeri yawe cyangwa se ibihe byakubabaje. Ibyo ntishimiye cyane cyane ibihe byambabaje ni wenda nagiye ngira amaproje manini ntahite abegera nshakira wenda bitewe n'ibihe, bitewe n'ubushobozi bwari budahagije, kuko ari igihe umuntu adreaming ibintu binini ariko ako kanya ntibite bihura wenda na period runaka arimo, cyangwa se n'ibihe tuvuyemo nabyo biri mu byambangamiye kuko nari mfitemo ibikorwa byinshi cyane. Sedani, ninde ufata nk'icyitegererezo mu bantu bose bo ku isi, ninde ufata nk'icyitegererezo mu bantu se? Icyitegererezo umuntu ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe tu? Shatse nkavuga Imana. Uvuze umuntu nsanga Imana si umuntu, ariko mbivuze muri sanse yo kugusubiza bijyanye n'ikibazo. Ngo nta wundi muntu ujya ukora ibintu ubona akabona biri hejuru y'ibyo ukora wowe. Ashobora gukora ibintu biri hejuru y'ibyo nkora ariko wenda ntari mu murongo wabyo. Urumva ntabwo mbere cyitegererezo. Nambwira abahanzi batatu ba gospel ukunda mu Rwanda. Ntabwo nabavuga ari batatu. Ni benshi kandi inshuti zanjye. Ndavuga ngo rero nshobora kuvuga batatu kandi mfite abarenga 10. Noneho abankurikira bakabatse burya ntagomba muri batatu ugasanga. Ariko ni benshi inshuti zanjye duhurira mu bitaramo, ntumira abantumira, dusurana. Rero navuga ko ni benshi b'inshuti zanjye. Navuga ngo ese Dani, umunsi wa mbere ukora stage nini yari iyihe? Ya stage ya mbere yagushimishije nyine yari iyihe? Wayikoze mu we mwaka? Ese wumvaga umeze gute kuri imbere y'abantu benshi cyane, cyangwa ahubwo wakuriye ku ma stage manini wagenda gurimba mu ngo nabaye ku ma stage manini? Kuko urumva natangiye 2015, 2019 ndaronshinga. Urumva nari maze kugira indirimbo nyinshi, nararirimbye ahantu henshi, kuko kuva 2015 kugera 2019 ntabwo mbuze nk'ahantu naririmbye harenga nk'ijana. Ni urugero rwa hafi, aharenga ijana naraharirimbye. Rero aho harimo ahaciriritse, ahari hejuru, ariko
ariko ndonshinga 2019 nibwo nagize audience nini cyane, nibwo naririmbye kuri stage remereye cyane, nabyo nabivuga. Ndumva ari cyo gihe 2019 ndonshinga, kuko nari mfite public nini itari munsi y'abantu 7,000 nibura. 2019 ndonshinga public abantu 2,000. yego ko dove ni nini hariya ku Gisozi, ndumva abantu bahazi, ni ahantu hanini cyane. Donc mu masare tugira mu Rwanda hari mu hantu hanini, rero hari ahantu huzuye abantu bajya mu madirishya. Rero ukurikije ukuntu hangana, ni ikintu cyashimishije bitewe n'urugendo nari nagize. Dani, okay, abakunzi ba Classic Vibe ndagira ngo ubabwire ku ndirimbo nshyashya wazanye, ubabwire nyine ugira ikintu bibabwiraho, then tite tunabaseza tubabwire tuti turagaruka mu kanya turi kumwe n'undi mutumirwa, cyane ko hano bafite n'abandi batumirwa benshi bagiye batandukanye. Bahita banatugara muri za vibe z'urubyiruko, nyine baba bakeneye abantu benshi bagiye batandukanye. Nurangiza unatuhera umugisha ikiganiro cyacu kugira ngo kigumye gitere imbere kurushaho. Yego, icyo navuga kuri indirimbo, ni indirimbo nshya, indirimbo yitwa Ibyiringiro. Abantu badukurikiye ndumva mwayibonye ikiganiro cyase bakinyakira, muraza no kongera wenda kuyikurikira kuri iyi TV. Ariko ni indirimbo nziza, ni indirimbo navuga ko ikubiyemo ubutumwa bugaragaza ibyiringiro dukura muri Kristo Yesu, ndetse nanashishikariza abantu gukomeza kumwiringira no kumwizera, no kugaragaza urukundo Imana yadukunze ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege. Rero ndumva message irimo niyo, nigaragaza urukundo rw'Imana cyane, ariko nanashishikariza abantu kuyisangiza bagenzi babo, kuyisura kuri YouTube channel yanjye, nitwa Dani Mutabazi official kuri YouTube. Ikindi wa followinga kuri Instagram ni Dani Mutabazi. Murakoze cyane kabisa, murakoze. Ikintu cyambere kinshimishe nuko mbashe kwa nagirirwa amahirwe no kuba nabandi kumwe n'umwe mu bavuga butumwa cyangwa se abahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse baririmba injyana ya gospel. Urumva ni ibintu byiza cyane, ni iby'umugisha cyane kuba turi kumwe nawe, kandi wakoze cyane. Reka tugushimire, kandi hano ni karibu kabisa, ni karibu hano ni mu rugo. Anytime ugize ubufasha dukenera watubwira kabisa. Hari indi ndirimbo ugiye gusora nta kibazo kabisa, ndetse n'abakunzi ba Classic Vibe ndagira ngo mbamenyeshe ko tugiye kuzatujya n'agace ka Holy Time, aho tuzatuba turi kumwe n'abatumirwa barimba indirimbo za gospel, ndetse kandi tukakigira n'igihe cyo kumva ku ndirimbo nyine za gospel kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Iki ni ikiganiro Classic Vibe. Reka nshimire mwebwe mwakomeje kudukurikirana, tse ku buhanga bw'ibyuma badushyira akarimbo ka Dani Mutabazi kamwe Dani Mukamite ngaruka ndi kumwe n'undi mutumirwa kabisa. Okay, mape Akila boy ni yuhi w'u Rwanda Domes Piles Pelo Bwiza nyagira na retonoma say to dream it come to politicam guma kubivuga rota biza kurura kandabisha mandoto ije uvute ije Bwiza nyagira na retonoma atiye mazima kawo kwa bucyana wabyayi kubyara intare ndetse n'igweho wanzu iki hatinanze agasuzuguro, hatinanze ibiryo by'inyuro, hatinanze kugererwa, hatinanze gukorerwamo ubuyuhi ubuyuhi tubandi. Ayo ni Classic Vibe nk'uko bisanzwe. Iyi ni cyaje mugezemo nk'uko nagaye ko tuzatugira agace bita freestyle time, aho ngenda nzana abaraperi, nzana abahanzi bakizamuka, nkazana abahanzi bafite impano, nkabona abasore kabisa bameze nkaho bafite akazoza nyine bakubita rap yatanje. Mba ngira ngo mbahagurutse nyine tuba turi no kwinjira muri weekend. Baka kanya rero nzanye n'umusore bakaba bamwita n'abanza yivuge kabisa. My name is Yuhi Rwanda, guturuka Musanze Ruhengeri kabisa. Guturuka Musanze Ruhengeri, ase kuki present karenza ka Musanze Ruhengeri. Musanze yaga ahantu bukomoka abari ingenzi. Urumva n'abakunzi ba Classic Vibe bateza Musanze nyine umenye ko nabazaniye umusore wanyu, ndekeza ko mumuzi asanzwe abikora abica bigacika muri za Musanze. Ikintu kandi nababwira ko nuko uyu musore ni umuraperi kabisa, ni umuraperi mwiza. Reka ngende abanza dukwita akantu kakapera, ikintu
kiba cyatuzanya hanini ni ukugaragaza ikintu bita impano y'abahanzi. Abahanzi bimeze bite, kandi nawe ufite impano uzajya unyandikira, namwe nzajya mbazana kabisa. Reka banza dukubita akantu k'akapera twite tugaruka mubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Twagiye Resco. nta musirikare nta musoja wambara ikamba atarwaniye, nta mwami nta kingi wambarira atarazwe, nagira indimi ibihumbi, nagira vasa amagana, nukuri sineze gukama ikimasa nyitiranya n'ibyeyi, nukuri sineze nagira indimi ibihumbi, nagira vasa amagana, nukuri sineze gukama ikimasa nyitiranya n'ibyeyi, nukuri sineze jye musimbura jye ndihamba njye pana boy mape akira boy niyirwa natari ibyo zasarura zakura ibiguta mu murima zaharanira icyakongera umusaruro mu murima, vugira ku muntu bituruka ku ndiba y'umutima, vugira ku muntu byaheshejwe amasegesho ko bimbishwa yandi, vugira mu izina rya rugira, vugira imirimo ye ibitangaza akora yuhi Rwanda kabisa. Uri ku mirongo yatanje, ahubwo ndi kwibaza kuba ufite imyuka myinshi ubikesha iki bundi bimeze bite? Imyuka myinshi ku amazi agashushu n'amata twinywera n'agashushu nakamwa. Yuhi Rwanda yatangiye umuziki ryari? Yuhi Rwanda umuziki namazemo igihe kinini kuko narangije ishuri 2021 ubwo natangiye kwisanga mu muziki. Nk'umuntu uzi cyane ntago amenyere ku mano yo kuririmba tu. ikintu ngende uze gusaba abantu, ndashaka telefone bahamagara bati si umusore arashoboye cyangwa nagashoboye, kuko ngiye ikintu mba nazanye ni freestyle time, bandi kuzana abantu barimo baragenda bagaragaza impano zabo, bavuga bati se tuwe tumeze gutya, gahunda bimeze gutya, ni baratubwira ati umusore arashoboye cyangwa nago ashoboye. Murabyandika muri message, mwemere kwandika, mwemere no guhamagara mukavuga ati uyu musore arashoboye cyangwa se wapi kabisa. Yuhi Rwanda rero watangiye, tubwiye ko watangiye umuziki 2022. Okay, niki cyatumye wumva ko ushobora kuba wakora umuziki? Umuziki byahereye mu gukunda indirimbo za Kuri, nakuze nzikunda ariko yitabye Imana bituma none kuzikunda cyane. Natangiye kubonekerwa ko nshoboye kubona rapatu. Ubu ngubu urumva ushaka kuzamusimbura? Wenda niba nabakubitira akapira gato ku ndirimbo ye. Ku ndirimbo ye? Amasegonda nka 20 yonyine ku ndirimbo ya Kuri, amasegonda 20. Indirimbo yoboye Yoshuwa ubyo bakeneye kabaka kuva ku bwagera kugeza nago kugira Rwanda, nimba tugitangira ibyo muzika abacane byo babibonaga mu mukino ucicukira mu vumbi cyatari yakira gusimbije nka rutakasino muri imihanda ya keje twukazi twabura na NCSK namita gusapita vision social media stars umenye keje batvuga rwose kuvuga mukara igisenzei asiyejuru muri abakuru bandi bagana Diamond bayikiboda savuga ngo sose bayembuwe n'uwo akabisa ndabyumva kabisa. Ufite impano yatanze se, ndi kukubaza ni intego ufite mu muziki wawe? Intego mu muziki cyangwa kujya ndirimba umuziki dufitiye akamaro, tubyine twishime ariko dukuremo n'amasomo tu rap ibyinitse ariko ukagira icyo gutumarira mu buzima busanzwe. Ukagira ikintu uririmba? Ndirimba rap, hip hop, drill ariko nyine n'izindi njyana mba nazizamo, ariko nabanje gutangira ku hip hop nyine bisanzwe. Wakutangiye kuri hip hop? Okay, abahanzi batatu kuna mu Rwanda nabahe ubu ngubu? Abahanzi batatu, wa mbere nkunda cyane nubwo yitabye Imana, rest in peace, ni Kuri. Abandi navuga nka ba Meddy, nka ba Debeni, abantu b'abasaza nyine gutyo. Ese nakaye gashya uzanye ya se niwe mwihariko uzanye muri rap yawe? Nk'ubu nyine indirimbo nasohoye yitwa Batwike, cyangwa abantu bagira YouTube channel bayirebe kuri Yuhi Rwanda. Ni indirimbo ishaka kugaragaza ko aho uko waba umeze kose wikwita ko bakuvugaho, ko bakwigendera iki n'iki, weshiramo intege kubyo ushoboye wumva ukore, abanzi bawe bazaba. Nicyo wabwira abantu ba Musanze? Nicyo wabwira abantu bari Musanze? Abantu b'i Musanze ndabasuza tu bakomeze bahinge beze birayi iterambere rwose. Uri kwifuriza ko bahinga bakeza, ariko nawe yuri wanzu ukora utwo tuntu two guhinga. Nicyo ukora apati y'umuziki, cyo kintu kindi ukora? Mu buzima busanzwe nyine kora kumva ndangije ishuri vuba, nabona ari inye ifatika y'umuhamagaro, ariko nyine mbaho ndi mu rugo mfashe utuntu muri business zisanzwe, ariko nibimbuza ko natangira no gupanga izindi mishinga zangira akamaro. Muziki byose wakora. Akatubwiye ko watubwiye ko ufite indirimbo nshyashya bayita Batwike. Wayikorewe nande? Nayikorewe na Kina Beat. Audio.
audio video ni kojo nibwo bwa mbere byose irabikora tu nibwo bwa mbere wari ugiye muri studio nibwo bwa mbere niyo ndirimbo ya mbere okay ujya muri studio bwa mbere wiyumvaga ute uko bwa mbere ujya muri studio wumvaga umeze gute bwa mbere ujya muri studio wenda iyo ugiye kubona guha ikintu bwa mbere ntabwo nta byanangaje cyane kuko n'ubundi kujyanyije ni studio kujya bigiye ku rwego nari nsanzwe nanjye nifata amarikodi avanga n'amabiti nta byantunguye cyane ese y'u Rwanda kuki urapa wirukanka cyane buriya bumva nyine ari ibintu byiza cyane kuba warapa wirukanka biterwa na noza nagiye na mudu ndimo hari n'indirimbo y'Imana nayo nayiririmba wenda reka kubiteho gake amasegonda nkangahe amasegonda ngahe rugira ni wugena byose rugira ni wugena byose sigifite umwanya wo kurwana n'abanzi banjye sigifite umwanya wo kurwana n'abanzi banjye by'abaheta n'abisize down by'abariyo friend imbishira up rugira ni wugena byose ese y'u Rwanda hano bita mu Kinigi urahazi mu Kinigi ndahazi hari umuntu wanditse ngo uyu muntu turamukunda turamukunda turi mu Kinigi urumva mu Kinigi ni Musanze urumva ko abantu bo mu Kinigi badukurikiranye kabisa baba bati kabisa umusore wacu amuzanye rero nkuko bimeze ikintu kigambiriye hano n'abandi bahanzi mwese ikintu abamenyesha nawe nimba ufite impano unyandikire kuri Instagram Stream Jesus Entertainment cyangwa se unyandikire kuri message ya WhatsApp 0782000752 nawe nimba ufite impano nkayigenza neza nkana ko ari impano ishobora kuba yagira ikintu zigakora nawe nzajya nkuzana hano twitwikira abanyarwanda ikintu cya mbere no guteza imbere impano z'abahanzi nyarwanda cyane ko abantu benshi baca muri haso zigiye zitandukanye ikintu naga ko nyine nuko nzagenda nzana impano zigiye zitandukanye dukubite ku indi akapera mukanya twicyeto ndakubite kapira kuri batwike ubatwika ubako mubahabe ubahata umuriro ubatwika ubako mubahabe ubahata umuriro bose babandi bateze iminsi myinshi ntibari bazi ko tuza kuba tukagishuru abanzi bacu batubereye abafana abaducaga intege batubereye abahamya babandi batuvugirizaga induru nibo bazatuvugiriza impundu ryaribuka ya mitsina cy'agaswiti bavuga ko nisariye padre kabisa urakoze cyane y'u Rwanda ikintu nakumenyesha ko urateganya gusoma indi ndirimbo ryari wenda bitewe n'ubushobozi ariko ni vuba nyine bitewe n'ubushobozi ariko biri vuba abantu bari guhamagara ariko abantu bari guhamagara bihangane nari nabasabye ko baza gukoresha systeme ya message kuko amasaha yatugendanye nari nabasabye bakoreshe systeme ya message ariko twitawe nka nimero imwe byibuze tuanze twumve bimeze bite yuhi muramubona mute allo good richalo umusitari yabemeje arashoboye urinde urahagana hese witwa nde urahagana yanze kwivuga yuhi nkuko nayo mbibemere ni nimero imwe nari nsabye nayo nshatse gufata wenyine abandi mwihangane mukoreshe message turaza kwa twazisoma ikintu gihari nuko nayo nje kubereka impano yo bita yuhi Rwanda mwareba ibikorwa bye ngo arabifite kuri YouTube channel yiwe Instagram ni y'u Rwanda wafollowinga na YouTube channel ukibuka gukora subscribe hariho n'izindi video zigiye zitandukanye ukamenya ati yuhinuwe umuntu sawa urakoze cyane kabisa ikintu nakumenyesha ko nuko n'ubutano usora indirimbo nanone tuzagumya tugusapotinge mukorera imbere cyane tuzagumya tugasupporting rero urakoze cyane reka dushimire kandi namwe mwari mudukurikiranye muri aka kanya tubwiye ko ikiganiro Class Vibe nakagaruka tuzi ni ikiganiro kibageraho buri wa gatanu guhera saa 10 n'igice kugera saa 12 n'igice aho muba muri kumwe nanjye Stream Jesus the Real Entertainer nzambahereza updates zigiye zitandukanye showbiz trend ndetse kandi ibyiza turabishima ibibi tukabinenga reka nsaye ku buhanga bw'ibyuma nzadukubitira akarimbo ko bita yuhi Rwanda kandi nongere nibutse wowe ushaka kwambara ukambara neza ukaberwa ko wagana iduka bita Easy Buy Shop ni iduka riba hano mu mujyi kuri kwa Makuza muri floor ya 3 ndetse kandi na hano kuri City Tower naho barahakorera ukaberwa cyane kabisa reka dusaye kuhanga bw'ibyuma dukema akarimbo ko bita yuhi Rwanda kandi nibutse namwe mufite impano ko namwe rwose nago nabibagiwe nzayongera agace bita freestyle time nzanzana umusore uhagaze neza cyangwa se umusore uri kubikora neza wanyemeje namwe nabemeza kabisa urumva azajya abikoze neza impano ye agomba kubavuga ati mfite impano kabisa murakoze cyane abakunzi ba Class Vibe murakoze cyane ciao naho ubutaha